Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana, waraturengeye, warahabaye, yatabaho wahacu abahari bagira shimwa. Rero Mwami, tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Ukimara kutubabarira, twemerera ubane natwe muri uyu mwanya wo kuguhimbaza mu ndirimbo. Twemerere indirimbo yacu ikubere umubavu uhumura neza. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, tubaga Satani n'ingabo ze. Mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeka ahantu. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 68 mu ndirimbo z'agakiza. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwo amahoro. Umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwo amahoro. Ambaha fi ndetse buri munsi, kandi angenera ubuntu bunkwiye, ajya anyikorerera imitwaro. Niwe Data kandi niwe Mana, nguko uko ajya antunga buri munsi, ajya andamira muri byo byose. Buri munsi azajya ampa imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Buri munsi azajya ampa imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha, gutaramire neza icyo umbwira. Mpore nizeye ijambo yambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. No mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Mana yanjye komeza ujye umfasha, gutaramire neza icyo umbwira. Mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. No mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Amena. Uyu munsi nifuje ko turirimbana iyi ndirimbo ijya imfasha. Indirimbo iratubwiye ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira,
ngo nibaza uko ejo nzaba merewe, ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ngo ifite umutima w'urukundo, ngo kujya intungisha ibinkwiriye, ngo mu munezero n'umubabaro byose binzaniramo amahoro. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 6 umurongo wa 31 kugera ku murongo wa 33, haravuga ngo ntitukiganyire, ngo ntimukiganyire, ngo mwibaza ngo tuzarya iki, ngo tuzanywa iki, ngo tuzambara iki, ngo kuko ngo ibyo byose ngo n'abapagani babishaka, n'abataramenya Imana ibyo ngibyo nabo barabishaka, ngo kandi ngo Imana izi ko ibyo tubikeneye. Imana irabizi, wikiganyira. Imana irabizi ko ibyo tubikeneye, kandi ibyo byose tubihuriyeho n'abatari bamenye Imana, kandi Imana irabizi ko tubikeneye, ariko ikomeza itubwira ngo nimubanze, ngo ahubwo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabihabwa. Icyo Imana idusaba nuko tutiganyira twibaza ibyo ngibyo, kuko n'abapagani barabishaka, abatari bamenye Imana barabishaka, ariko Imana izi ko tubikwiriye. Iki dushakaho nuko tubanza tugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyo byose izabiduha rwose. Turi mu isi turabyemerewe, icyo ishaka nuko dukiranuka kandi tugakorera Imana, tugakora ibyiza nk'abantu bari mu rugendo bafite aho berekeza kandi bari kujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Iyi ndirimbo rero yatubwiye ngo ntabwo dukwiye kwiganyira twibaza uko ejo tuzaba tumerewe, kandi n'ijambo ry'Imana niko ritubwiye ngo ntimukiganyire, ngo mwibaza ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki, ngo ibyo byose ngo twe kubyibazaho, kuko Data azi ko tubikeneye. Icyo ashaka rero ni uko dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyo byose izabiduha. Imana itugirire neza. Imana ngo ifite umutima w'urukundo kandi igutungisha ibigukwiriye. Imana iragukunda, Imana ni urukundo, kandi Imana niyo yabanje kudukunda. Urukundo rwayo tujye turuha agaciro, urukundo rwayo kuko rurahebuje. Yemeye kuduha umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo aze adupfire kugira ngo nkizwe nawe ukizwe, kugira ngo mpabwe imbabazi nawe uzihabwe. Nimureke rero urwo rukundo turuha agaciro, kuko igidutungisha ibidukwiriye. Imana nizi iby'umumaro kuri wowe, Imana nizi iby'umumaro kuri njyewe. Twige turiya nk'abana b'abantu, ariko Imana yo izi iby'uyu munsi n'iby'ejo. Twige tuzi iby'uyu munsi ariko ntituzi iby'ejo. Imana rero ijya imenya ibidukwiriye, akaba ari byo idutungisha, kandi ngo mu munezero n'umubabaro byose abinzaniramo amahoro. Iyo uri mu Mana, iyo Imana ikaba muri wowe, nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo waba ufite umubabaro, nubwo waba ufite umunezero, byose Imana ibiduheramo amahoro. Amahoro Imana itanga nta handi wayakura. Ubutunzi ntibwayaguha, amazu ntago yaguha amahoro, amafaranga ntiyaguha amahoro, icyo wagerageza cyose ntago cyaguha amahoro. Aya mahoro rero Imana itanga, buri wese nayaharanire. Wowe nkurikiye, haranira kubona aya mahoro yo mu Mana, kuko ntagira akagero, ntarondoreka. No mu mubabaro, no mu bibazo, no mu byago, Imana iguha amahoro. Imana itugirire neza. Ngo mba hafi ndetse buri munsi, ngo kandi angenera ubuntu bunkwiriye. Ajya anyikorerera imitwaro, ngo niwe Data kandi niwe Mana. Imana ituba hafi, ituba bugufi buri munsi, kandi ikatugenera ibidukwiriye. Itwikorerera imitwaro, ni ukuri ni umubyeyi wacu. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze musange ndabaruhura. Imana itwikorerera imitwaro yacu irayifata ikayikorera, iraturuhura ikayikorera. Niba hari ikikugoye, niba hari ikikuremereye,
niba hari ikikubujije amahoro kizanira Imana ikikwikorerere. Imana itugirire neza, kibwira Imana igira ikigikoraho, kubera ko we ntacyo wagikoraho, we ntago wakishoboza. Imana itugirire neza. Bajya ndinda muri ibyo byose ngo buri munsi azajyamo imbaraga, ngo niryo sezerano yampaye. Imana iraturinda, uburinzi bw'Imana burahambaye. Ni ukuri Imana itaturinze ubuzima bwacu bwarangira, ariko iturinda buri munsi, ikaturamira, ikaturinda ikibi cyose. Aho twari gupfira ikadukiriza. Ni ukuri wowe utari wamenya Imana, uri mu gihombo, warahombye. Ngwino umenye Imana, ngwino usanga Imana, uyibwire ibyawe, uyibikoreze byose. Kandi tugiye dusaba Imana imbaraga, kuko yaduhaye isezerano ko izajya iduha imbaraga buri munsi. Buri munsi ujye ubyuka usaba Imana imbaraga, kugira ngo iguhe imbaraga zo kunesha ikibi n'igisa nacyo, zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo ukomeze ugendere mu murongo mwiza, uru rugendo tuzarusoza amahoro. Igitero cya gatatu kiravuze ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngo utaramire nteze icyo umbwira. Mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. Mana, saba Imana ijye ikomeza igufashe uko bwije n'uko bukeye, ijye ibana nawe igufashe, kubera ko wowe nk'umwana w'umuntu ntago wakishoboza, ariko uri kumwe n'Imana byose birashoboka. Kandi uyisabe ijye ihora iguha imbaraga, ntukabure ku mbaraga z'Imana, kubera ko izi mbaraga z'Imana iyo umuntu yazibuze nibwo yishora mu byaha, nibwo yishora mu mwijima. Kandi umuntu ugendera mu mwijima ngo ntago yamenye Imana. Ab'Imana, kuko Imana ari umucyo, ab'Imana bagendera mu mucyo. Ugendera mu mwijima, ukigendera mu mwijima ntaramenya Imana. Nimureke bavandimwe tugendere mu mucyo, kandi dore dusaba Imana imbaraga kugira ngo twirinde, imbaraga zidufasha kwirinda, kurwanya Satani, guhunga Satani. Nimureke dusaba Imana imbaraga uko bwije n'uko bukeye. Ngo undamburire amaboko yawe, ngo umpe imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Imana itugirire neza. Ujye usaba Imana imbaraga. Izi mbaraga zigufasha kunesha icyaha n'igisa nacyo. Imbaraga zimfasha kunesha icyaha n'igisa nacyo. Imbaraga zituma ntagendera mu mwijima. Imbaraga zituma ntakora ibidafite umumaro. Imbaraga zituma duhunga Satani. Nimureke dusabe Imana imbaraga kugira ngo zidufashe kurwanya Satani n'ingabo ze, zidufashe kwirinda icyaha n'igisa nacyo, zidufashe kugendera mu mucyo, twirinde umwijima. Mu mwijima nta cyiza kibayo. Imana itugirire neza, kugira ngo ubwo azaza kutujyana, ubwo azaza kudutora tugiye mu ijuru, atazasanga twaratanye, atazasanga twaragiye mu bibi tukaba twararuhiye ubusa. Ni ukuri byaba bibabaje, ariko buri wese ndamwifuriza ko akurikira Imana. Buri wese niyegera Imana. Ni ukuri nimureke twegera Imana kurushaho. Mu Mana harimo byose. Umva, ikintu cyose mu Mana ukiboneramo. Icyiza cyose wifuza mu Mana kirimo, ariko hanze ni habi. Hari Satani, hari umubi, hari ibikorwa bibi. Nimuze kwa Data, nimuze mwinjire kwa Data. Wa mwana w'ikirara yari yarakoze ibyaha, yarahemukiye umubyeyi, yarababaje umubyeyi, ariko umunsi umwe afata umwanzuro, aravuga ngo nubwo nacumuye kuyo mu ijuru no kuri Data, ariko ngiye gusubira mu rugo mubwire ngo Data, sinyikwiye kwitwa umwana wawe. Isi yaramubonye, aranezerwa, aragenda aramusoma, aranezerwa, akoresha n'umunsi mukuru. Niko n'Imana, iyo umuntu umwe
aje akegera Imana, akava mu mwijima, akava mu bibi, akaza agasanga Imana, niko no mu ijuru banezerwa. Ni ukuri utari mu Mana uri mu gihombo, uri guhomba. Ngwino fata umwanzuro uyu munsi uze mu Mana, kuko harimo ibyiza byose, harimo amahoro. Indirimbo iratubwiye ngo mu munezero no mu mubabaro no mu munezero ngo ibinzaniramwe amahoro. Abandi iyo bageze mu mubabaro bajya kwiyahuza ibiyobyabwenge, bajya mu bapfumu, bajya gushakishiriza ahantu hatandukanye, ariko ntabwo aho hose bahakura amahoro. Amahoro ava mu Mana. Nimuze mu Mana, nimuze dukurikire Imana, dukore icyiza, twirinde ikibi. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana, tuyishimire kubw'ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Turagushimye kubw'uyu mugoroba, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimye kubw'ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo. Uratubwiye ngo ntabwo dukwiye kujya twiganyira. Nibyo koko, ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ntidukwiye kujya twiganyira ngo tuzarya iki, ngo tuzanywa iki, ngo ahubwo nitubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Mana, duhe gukiranuka kugira ngo n'ibindi byose tuzabibone, kandi tuzabone n'ubugingo buhoraho. Abankurikiye nabo bahe gukiranuka kugira ngo babone ubugingo buhoraho, kandi n'ibyo mu isi bazabibone. Mana igira neza, biteho bagirire neza, ukomeze ubagure rwose, ubahe kukwegera cyane, ubahe kuba muri wowe, kubera ko muri we harimo umucyo, harimo ubuzima, harimo amahoro, harimo umunezero. Biteho bagirire neza, bazigame, komeze ubazigame, barinde ikibi n'igisa nacyo, abarwayi bakize, abafite intimba n'agahinda ubahe amahoro yo mu mutima, abacitse intege bongerera imbaraga, abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira, kandi ubugingo bwacu bukomeze burindwe nawe. Dusengeye isi amahoro mwami, dusengeye abacitse intege bongerera imbaraga, kandi turakwinginze ngo batarakumenya bahe kukumenya. Urakoze mwami kubw'uyu mugoroba, urakoze kubw'ubutumwa bwiza. Mwuka wera nazerekeze ubutumwa bwiza bwo mu ndirimbo bukore ku mitima y'abantu, bukore icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga, bimusenze neza mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi bitewe bagirire neza, ibaha amahoro itanga, aya ngaya umuntu abonera mu mubabaro no mu munezero, kandi uburinzi bwawe bukomeze bubabeho. Naho ubutaha, bye.